nongere ngubwire hari igihe uzanagira neza ukarinda ntawe uyikwituye nuko aho kugira ngo unezezwe cyangwa no kubona umuntu wagiriye neza kwituye nezezwa no kubona hari ikintu cyiza wakoreye umuntu. media turabasuhuje turabayambiriye kandi turabashimira uburyo mukomeje kutwereka urukundo rwiza cyane mutwereka yuko muri kumwe natwe mu biganiro tubagezaho. Hanyuma nge muri kumva ni STO na Dionea Zahabu Agnes Rukondo. Yes, rero muri iyi minsi biragaragara yuko abantu benshi barimo barifata ku bijyanye n'umufuka. Sinzi ukuntu byagenze, bamwe baravuga ngo amafaranga ngo yasubiye muri Beneri, abandi ngo yasubiye muri ya banke y'isi. Muri make ugasanga buri wese arimo arataka ngo ubukene. Wowe izo mvugo urimo urazumva muri iyi minsi? Ahubwo se nta muntu ariko nanjye ejo bundi berutse kubitaka. Nukuvuga ngo nta munsi njya numva abantu bavuga ngo amafaranga arimo araboneka, ahubwo benshi bakunda kuvuga ngo amafaranga yarabuze, gusa bakavuga yuko ngo ari mu gice kimwe, aho usanga ndetse n'icyegeranyo kigaragaza yuko wenda amafaranga cyangwa se ubukungu bw'isi ushobora gusanga buri mu bantu bakeya, mu gihe abantu benshi bafite ubukungu bukeya. Ndi gutekereza ibiki? Ndi gutekereza kuri ibyo bintu uvuze. Kuko ntabwo nari numva abantu bavanga amafaranga ariko ngo ino minsi amafaranga arahari. Amafaranga yarabonetse cyane, ntabwo icyo kintu ndacyo. Kugira ngo ubone umuntu wemera ko yafite biragoye. Ese nukubera iki? Sinzi niba bamwe babirinda babaguza nka bya bindi twavuze ngo hari abantu baguzwa bagira ngo nukubasaba, ariko usanga muri rusange icyo twabwira abantu nuko amafaranga ntabwo yabuze, ahubwo wenda uburyo bwo kuyabona nibwo bushobora kugabanuka, ariko muri rusange amafaranga yarahari, cyane ko imashini ziyakora zikora buri gihe kandi amafaranga agasohoka, ahubwo bamwe yandi ufite n'amafaranga nukayahakana. Nta mafaranga kabisa ayo gayo nukayahakana, ayo ni yahari kandi nyine adafite hari abandi bayafite. Yes, rero abatameze neza turabihanganisha tubabwira ngo mukomere cyane kandi mukomeze muhatane uburyo bwose bwashoboka kugira ngo ugarure ibyishimo wabukora butarimo wenda gukora ibyaha. Kandi ikindi twaganiriye tuvuga yuko nta kintu na kimwe cyatuma ugira ibyishimo n'umunezero usibye wowe ubwawe. Ugomba kubanza kwemera yuko ukwiriye kugira umunezero. Zaha rero ikintu rero ngiye nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo akarimi keza gaherekeza umusazi, ineza n'ubuzima, kandi ukwibyara gutera ababyeyi ineza. Ineza y'umuntu kandi ndi imutera gukundwa. Yego. Ngo ugira neza ukabisanga iyo ugiye. Yego. Kandi ngo abo bantu amazina yabo yaranditswe mu gitabo cy'Uwiteka Imana. Yego. Yego. Waba utabyizera waba ubyizera, agira ngo ubwire neza ko ineza y'umuntu ari imutera gukundwa. Kandi n'induru ivugira ku musozi ya benshi natwe urwamo dukoma, nuko tuvuga ko umuntu wese agomba gusiga imirimo myiza. Yego, dufite rero uruhare, dufite inshingano z'ubuzima bwo gukora, kandi ibyo dukora ni iby'ineza gusa. Niyo mpamvu uzumva ngo umuntu yagiye ngo asize iki ku musozi, ngo niyihe nkuru uzasiga ku musozi. So rero kugira neza, iyo ugize neza ineza uyisanga imbere, niko numvise bavuga bakuru. Yego. Navutse nuko numva ariko bavuga ngo ugira neza ineza ukayisanga imbere, kandi si ngombwa cyane ko atari na byiza kwitega ineza ko wayigiriye. Ibyo bintu urabyumva gute? Bivuga ngo niba hari uwongiriye neza ne kumva yuko nawe yanyitura, yabikora ku bw'ubushake bwe, ku bw'umutima we, nawe agakora icyo twakita nka kwa kundi bavuga ngo ugira neza ukayisanga imbere, gira so yiturwa indi. Ariko si ngombwa yuko uwo wagiriye neza ari we wongera kukugirira neza. Si itegeko. Byaba ari byiza, ariko njyewe mbaye hari ikintu ndimo nkora nkigukorera, nkumva yuko nawe ukwiriye kongera kunkorera nk'ibyo nagukoreye, dushobora kwisanga habi.
abantu nyine twamaze kubigira itegeko kuko nta n'umuntu uhari kugira ngo akore amahame rero twasanze atari ihame ihame ni bya bindi bavanga amahame ntahinduka ariko amategeko arahinduka ihame rihari ku isi ni uko rivuga ko umugore agomba kubyara kandi acisha umwana turahazi ni ihame rihari ntabwo ari itegeko kuko ari itegeko byahinduka akajya aca no mu zuru cyangwa n'ahandi hantu mu kwaha cyangwa bamwe bakabyoroshya ntanamuvemo ahubwo akava ahandi akamwitirirwa yego nubwo babigerageje ariko ntabwo ni iterambere rizagorana kuryumva noneho umugabo tukaba tuzi uko bimeze ayo ni amahame ntashobora guhinduka hari ihame rivuga ngo umunsi ugizwe n'amasaha 24 bijya bigenda bihinduka naravutse n'abandi bose numvise bavuga ko n'abakurambere ariko ibihe byari bimeze yego nubwo uburyo bwo kubara amasaha bisa nkaho ari bwo buhinduka ariko ibihe tubona buracya bikagera saa sita bikagera nimugoroba uko nuko ni ihame nuko Imana yabikoze ariko amategeko iyo rwose nayo twishyiriyeho yego ngo niba ngo nagize neza umuntu nagiriye neza ngabinyishyure ngagomba kumenya ko mwitayeho ntago ariko bimeze iryo ni itegeko washyizeho ariko ihame riravuga ngo gira neza uzayisanga imbere abandi batigira neza wigendera gira neza niryo hame rihari cyane ko wenda iyo tugiye kureba icyo twakita ubugira neza cyangwa se kugira neza twabifata nk'ijambo rigaragaza yuko nimba mutima y'umuntu ku giti cye izi ikamuganza muri we yarangiza ikamutegeka gukora ikintu cyangwa ikamusaba gukora ikintu agikoreye abandi cyangwa undi muntu atari we ukikoreye nta muntu niba navuga ngo nta muntu wakigirira neza ngo yongere anishime biragoye donc gira ikintu wowe urekura cyangwa se ukora ugikoreye mugenzi wawe cyangwa abandi bantu benshi ariko udategereje inyungu ituruka kuri abo bantu ni umutima wawe waguhase nta nubwo uba wabisabwe kuko buri muntu wagirira neza abandi yabisabwe icyo gihe twabyita nk'ubufasha wafashije ariko ntiwagize neza kugira neza rero reka mbabwire ko byunze kandi bigatsindagirwa n'umutima w'impuhwe ntabwo ineza iva mu mutima ukomeye nta nubwo uva mu mutima uremereye ni umutima umaze kwakira amarangamutima y'impuhwe bikaza byose byihuriza hamwe bikaza kugira ijambo ryitwa ubugira neza gira neza rero niyo amarangamutima wari umaze kuvuga agusaba aguhatiriza gukora ikintu utitaye ko harimo n'inyungu yego ukavuga ngo ndagikora kandi kikaba ari ikintu cyiza umuntu ashobora ubundi akenshi na kenshi ineza iratangaza igihe cyose uzakora ikintu ukabona ntabwo ari ikintu gitangaje ni ubufasha wakoze ni ibintu umuntu wese ashobora gukora ineza iratangaza igihe cyose uzafata ubuzima bw'umuntu ukabuhindura ukumva umuntu umwe babiri batatu bari kubivugaho ntabwo uzaba waratanze ubufasha gusa ahubwo uzaba waragize neza rero kugira neza rero abantu bamaze kubifata mu buryo butandukanye ari nayo mpamvu twicaye hano turi kubiganiraho ugasanga yego umutima w'impuhwe wabaye mwinshi ariko umuntu ari gushinga foundation atari umutima w'ubuneza no kugira neza muri we bimurimo ahubwo ari business kandi akayita fondation yego ngo ndashaka guhindura abana ubuzima ugasanga wenda afashe nk'abana nk'ijana abo bana ijana wenda ni fondasiyo hari abaterankunga bagenda bashyiramo amafaranga yo kugira ngo bagirire neza abo bana babayeho mu buzima bubi bakurire mu buzima bwiza bafashijwe hanyuma noneho nabo bazagirira iyo neza abandi nk'uko bayigiriwe ariko ugasanga wenda niba nk'umuntu agenewe wenda nk'amadolari 300 ku mwaka wenda tubaze nk'umunyeshuri wenda wagenerwa amadolari 100 kuri buri gihembwe ariko ugasanga 100 niryo rimugendaho mu mwaka ariko muri raporo akaba ari 300 bivuga ngo na wa mwana akaba yasinyira ya madolari 300 iyo ntabwo yaba ari neza kuko ineza ubundi iyo ntabwo igira rutangira n'ikimenyimenyeza aha uzasanga umuntu ugiye kukugirira neza hari igihe we yiyibagirwa akagira ibyo areka gukora kubwe kugira ngo abashe kuba wowe yaramira bwa buzima bwawe ni cya kintu abantu bavuze ngo
ubundi uramugani narawukunze handi bavuze ngo ubugira neza bw'intwari bwayigonze izosi. Ego uriya we yari yamaze kumva neza icyo ari cyo. Noneho ubundi aravuga ngo uriya muntu agira ubuntu butiza urugi. Reka mbabwire mu buzima bw'umuntu tujya tugira umutima utatwemerera kuba beza cyane bitewe n'ibihe. Nubona umuntu ukumva bamubatiza iryo zina ry'uko atiza urugi bitewe n'ubuntu afite, uzamenye yuko uwo muntu yamaze kurenga icyiciro cy'imitekerereze y'abantu tubana nabo ku isi. Yamaze kubona ko iby'isi ni ugusharinga. Ni ugusharinga. Hari ijambo uriya mwana nanjye ngo uriya mwana uriya mubyeyi yavuze ejo bundi n'agapostinze kuri stati yewe ariko uvuga ukuntu azajya mu ijoro. Immaculée. Yego. No akavuga yaranabihamije kandi rwose. Ati njyewe nabuzwa n'iki kujyayo. Ubu urumva nabuzwa n'iki gutamura. Nukuri nanjye mbaye ndi umuntu ufata icyemezo cyo gutanga ijuru. Ntarimu. Nukuri Immaculée Ingabire Immaculée narimo kuko umutima we mu magambo make navuga ngo ntago wapfa kuwutunga kubera ko uzi umuntu none uvugisha ukuri Siri Plus. Siri Plus. Kandi naje gusanga nta kintu kwamutwaye. No aravuga ngo ikinazi neza nuko azapfa. Icyo cyo arakizi. Ubundi niba hari abantu babaho batinyaga urupfu. Kuki mutinya urupfu ubundi ko ruhari? Rurahari. Kankubwiza ukuri sinyitinya urupfu. Kandi nicaye nijoro ndavugana ariko wamugani. Wewe urupfu ntarutinya kubyo najyaga nicana kumva ko nzapfa. Ngiye nkaba nahaguruka nkiruka. None hari ikindi cyansekeje ari kuganira na Nuriya ni Prezire harya sinzi umuntu baganiraga wo kuri Zaburi nshya. Noneho aramubaza ngo ari nge nawe urabona ari ndo uzapfa mbere. Niwe nubundi. Ati ninjye wa mwana we. Ariko ninde ababyeyi bundi no bagomba gushingurwa n'abana. Naga abana bagomba gushingura nyine naga ababyeyi bagomba gushingura abana. Atababyeyi ahubwo abana no bagomba kubashingura kubera yuko twege tuba twarababyaye tuba twarabashyizeho. Ariko ni ishyano kubona umubyeyi ashingura umwana. Ubundi rero tunabyumvise neza. Ababyeyi rwose bakabaye ariko bigenda nubwo bibabaza ndetse cyane ariko nekereza ko umubabaro wikubye ari wo ku mubyeyi yashinguye umwana. So rero icyo navugaga aho ngaho kugira ngo mbihuze nuko uriya mubyeyi yavuze yuko uko byagenda kose azaba. Aravuga ngo ahubwo kandi iyo aba twamenyaga yuko twari tuzi yuko hano twaje muri misiyo kandi misiyo nirangira tugomba gusubira iwacu tuzatega indege uko yavuze ati twaje hano tugurutse turafurayinga twikubita ati rero n'igihe nikigera tuzaguruka dufate indege tugende ubwo naba ninya urupfu gute mbizi neza ko ntari iwacu kandi ariyo nzira kandi uko byagenda kose ruzagushyikira ikindi twemeranyaho nuko uko byagenda kose muri ya myaka umuntu amaze kugeraho abaho ari umuntu ejo bundi wari urimo ansetsa ambwira ngo mu myaka iri imbere nka 200 abantu bazaba bareshya na metero bazaba ari bo barebare metero imwe urumva ko uko tugenda tubaho muri rusange biragoye yuko wavuga ngo uyu muntu azamara imyaka 200 biragoye yego niyo mpamvu rero nari mvuze ngo nkuko nawe iyo ntekerezo yayigize yo kuvuga ngo ko byagenda kose ineza rero yakabaye iba muri bya byiciro bitwaye tuvuze bakwita nayo mazina twaye tuvuze haruguru ariko mu byukuri utafashe uyu mushinga ngo runanyize uvuye ngo ni umushinga w'abana abantu bazana amafaranga bagufashe ko hari ukuntu umuntu avuga ati reka nangire bino bintu nimbishyira mu bantu bazamfasha abantu bakagufasha noneho wowe bakagufasha bigatangira kugutunga bikagukungahagaza ukabumukire babandi wari uri gutekereza kuri gufasha bikarangira nta kitekerezo kibafitiye ahubwo uri kubariraho icyo si kibi ni business nta kibazo ariko noneho niba watangiye umutima uvuga ko ari neza y'urukundo n'ubuntu reka nkubwire ngo nuramuka utandukiriye icyo kintu uzahura n'umwaka no umwaka ukomeye cyane ndetse kuko nta mugisha uba mu kuba wakora ibintu birimo gutiriganya birimo amanyanga tangira uvuga ati ndashaka kwiteza imbere biciye muri ubu buryo ese sibyo urugero nk'umuhanzi aravuga ngo rero ngo mwabantu mwene bakoreye indirimbo banavunitse ugasanga ukagira ngo ibintu ari kubikorera abantu oya uba wabikoze ngo nawe ubone udufaranga ubeho ubone ubuzima baguhindura ubuzima kuko n'amafaranga yo bazashoramo barebe izo views zibone kabiri bazitabira ibitaramo byawe baguha amafaranga uko ugenda umenyekana nibo bazagusharinga kugira ngo izina ryawe rimenyekane ibyo ni ibintu udashobora kugura ariko umuhanzi akajya akavuga ngo uzimvune biba byaduteye ngo ubuse ngo mbireze ukabireka
okay kuko ibyo ukora ntabwo ari wowe ubyikorera urimo urabikora kugira ngo donc biryohera abandi yego kandi none ikindi bikanagutunga nawe icyo ni ikintu tugomba kwemeranyaho aho ugasanga abantu benshi ntabwo ariko babyumva ntabwo babyumvaho kimwe so rero numva hari ikintu cyiza mu gufasha no kugira neza abantu dukwiriye gutandukanya nyine gutangira kumva ko uri umuntu ufasha abandi n'umuntu ufite umutima w'ineza muri wowe kugira ineza rero ineza irababaza ineza irigomwa ineza irihangana ineza nyine itanga ititangiriye itama yego ubwo rero nta mibare mu magambo make umuntu ugira neza ntabwo ajya azanamo imibare iyo uzanyemo imibare myinshi birapfa birangira aho wagombaga kugeza utagejejeyo kubera ko nyine ni cya kintu ugiye gukora mu mwanya wawe ugikorera undi muntu ndetse ukanarenzaho ya neza na wa mutima wagutse ukaba ushobora kugirira neza umuntu wenda tubare ugiye gukora nk'ubukwe wowe wakoze ubukwe ubukorera mu gisharagati kimwe cya shitingi ariko byari ibihe byawe nta n'amafaranga wenda wari ufite nta n'abantu bagutwereye noneho ukareba nk'umwana cyangwa se nk'umusore ugiye gukora ubukwe ariko wavukiye mu muryango wari umeze nka wa wundi wawe kera ugahita uvuga uti aho kugira ngo akore ubukwe nk'ubwo nakoze imana yanteje iteka reka nyemukorere bwa bukwe burenze ukamukorera ibyo wowe utigize wikorera iyo ni ineza itangaje nyine donc wowe ntabwo uri burebe ibyo uvuge ngo ariko sinjye ko ntabikoze ngo nabaye iki ko ntapfuye ahubwo urabikora n'umutima wagutse umugirire neza umwubakira amateka noneho cya kintu twarimo tuvuga wikumva ko uba umwubakiye ayo mateka ngo nawe azabikorera abana bawe yegora donc ntabwo umugurije hari ikintu ukoze reka ndaje mbabwira akantu gatoya ariko ntaragera aho hantu numva nifuza ko tuvugana ano magambo hari ibintu wowe ufite umutima w'ineza muri wowe hari abantu bajya bagira isabukuru bakajya gusangira n'abarwayi kwa muganga bakajya kureba niba hari abantu batabuze uko bishyura abagore babyaye se abantu bafite uburwayi butandukanye akava hano akajya ahantu nko mu kiderenga haba abana koko benshi naho n'abarangiye ukagerayo wagera mu kiderenga ukavuga ngo ngiye gusangira n'abana bafite ubuzima budafite icyerekezo mu by'ukuri ukavuga ngo ngiye gusangira uwo ni umutima w'ineza noneho kuko uri buze gutanga ariko utanategereje kuri buze kugira abantu bari buze kugusubiza kuko wa mwana wahaye ubuzima bw'uri kubureba neza ko ari ubuzima budasobanutse ariko ikintu wavuze umeze nk'umuntu uri kuguriza umuntu utazi kandi witeguye neza ko ibyo bintu bigomba kuzagaruka rero inama dushaka kukugira wowe wa muntu we wumva ufite umutima w'urukundo wuzuye neza ntabwo wayobye icyo ni icya mbere uri mu mwanya wa nyawo uri ahantu ukwiriye kuba uwo mutima wawe niyo neza uhora utekereza kugirira abandi ndagira ngo mbwire ko ari Imana yaturemeye kandi nawe urimo kuzuza inshingano yakuremeye ariko ntuze guhangayika ngo ucibwe intege no kuba abantu uri kugira neza batabibona kandi abantu uri gutekereza gufasha batabyitayeho cyangwa se nabo wafashije bagereze ku rugero rwo guhindurirwa amateka n'ubuzima ugahita ubona ntabwo bakikwitayeho ukanamuhamagara akagukupa mugahana gahunda naze akanagufata nomero akayiboroka kuko atagikeneye kugira ngo muvugane ibintu byinshi sibyo ze kandi yaragufashije waramufashije guhera handi hambere kugeza hejuru cyane ariko yamara kubona ubuzima bwe bumaze gufata umurongo akagenda akibagira abo bantu ndagira ngo ubwire ngo wibitaho kuko wari inkingi ya mwanga mu buzima bwabo kandi ntabwo wabazi gufa ngo kubera icyo uhagaze mu mugongo wanjye nta nubwo ushobora kubaza iryinyo ngo kuki umugariye mu kanwa ahubwo impamvu arimo ni ukubera ko ahari kugira ngo yitegure igihe uzaba ukeneye ikintu cyo kurya igufashe guhekenya no kugira ngo bigende neza urutirigongo ruhagaze mu mugongo kugira ngo rugufashe guhagarara no kwicara ibyo byose rero ntabwo wavuga ngo kubera icyo uhari niyo mpamvu nawe rero wari uri mu mwanya we muri icyo gihe ufite icyo wakoze kandi nawe agiye gukomeza ahure n'ibindi nawe rero hari ibintu uzahura nabyo nongere nkubwire hari igihe uzanagira neza ukarinda ntawe uyikwituye
ariko Imana yakuremeye. Ariko basi wagakwiriye gushimishwa nuko abo wagiriye neza bo bafite ubuzima bwiza. Yego nicyo kintu burya cyakabaye kigutera umunezero. Ishema ukumva uranezerewe. Erega buriya reka nkwibutse nubwo wagirira neza umuntu ntakwitura neza cyangwa se wenda akakwitura inabi. Ibuka yuko mu mutima w'uwo muntu nshuti yanjye ntabwo yabyibagirwa kuko ni amateka yiyanditse. Arabyirengagiza akanavuga ngo narakize ngo kugira ngo nkire ngo byaramvunye ngo kwiga ngo segonderi na kaminuza byaramvunye niyuhakuya ngo uzi ko hari igihe ntaryaga nubwo arimo abivuga ariko arabizi yuko we wamugiriye neza ari we wamwishyuraga minerivare. Arabizi ko hari abantu batize batagize amahirwe yo kwiga ugasanga nk'umuntu mu muryango ari umugabo nzi ntago yize aya mashuri tuvuga ariko niwe wafashije barumuna we niwe wafashije bashiki be arabishyurira bariga. Abo bantu rero bashobora kuza bakavuga ngo twiyushya kuya ngo twiga bituvunnye nta kibazo ariko wowe wabikoze nagira nkwibutse ngo ineza wabibye ibyiza wakoze nubwo utabyiturwa n'abo bantu wabikoreye basi abo wabikoreye bo barabyibuka mu mitima yabo. Hari ikindi kintu nshaka Imana yo rero yarabyanditse. Ibyo nagiye kuvuga nagiye kukubwira ngo ingingo ya mbere igomba kukunezeza nuko ibyo wakoze Imana ibibona kandi irabizi. Ikindi kintu ugereranya bino bintu buriya iyo utanze ituro mu rusengero uba wumva ukoze iki? Kunezezwa nuko wagiye ufite ituro, kunezezwa nuko watanze icya 10 wabishoboye. Ariko noneho hari umuntu udashobora no kubikora. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Nuko aho kugira ngo unezezwe cyangwa no kubona umuntu wagiriye neza kwituye nezezwa no kubona hari ikintu cyiza wakoreye umuntu. Ni ukuvuga ngo niba hari ikintu wagambirira ukabona wagikoze nezezwa nuko icyo gikorwa wagikoze. Ibindi bizaza nyuma na nyine nibyo byaba ari umugisha. Akuzi nk'umuntu ushaka kugira ineza akishyira wenda nk'abantu 100 mitiwere ni 300. Noneho abo bantu 100 bagiye kwivuza umwaka wose. Uri kumva iyo neza ugiriye abantu 100 ntabwo muri abo bantu 100 niyo bose batagusabira umugisha ariko Imana yirabona yuko hari abantu bafashe ubuzima bwabo ubushyira muri assurance yo kwivuza kandi wishyuye 300. Si make sinamenje ariko igikorwa cyo wakoze kiraremereye. Nane bwo wabona icyo kiguru. Hari ikintu nshaka kwibutsa nanone. Nigeze kubivuga ariko reka mbisubiremo. Iyo ugiye ku mu agent ufite amafaranga yawe ari hadi ukamubwira ngo mbikira arakubikira noneho ugasigara mu ntoki nta kintu ufite ariko hari ikintu nshaka kwibutsa amafaranga yawe ntago ubu yahaye wa muntu ubundi ubu yishubije awe ababizi yuko ayafite aba yafite mu ntoki ariko wowe uyabitsa ahantu hatagaragara. Bisobanuye iki? Nuvuga ngo umu agent icyizera asigarana aravuga ngo mfite ibipapuro bya wa muntu ariko iyo tugiye kuri konti dusanga nawe amafaranga ujute uyafite. Nshatse kukubwira iki rero? Ntabwo ineza uri kubiba burya ntabwo uri kuyikorera wa muntu urimo kubyikorera kandi uko kose ugenda ugerageza gutanga no gufasha abantu amaboko ni ibaze nawe niba warafashije abantu 100 ibaze yuko ubu ngubu uri umuntu mugari kuko ibyo wakoreye abandi niwe wabyikoreraga. So rero nugira ubwoba ngo uvuge ngo ibintu byawe wabitakaje ntabyo watakaje buryo wabyihaye. Nubwo wabona bisa naho bigoranye kubyumva niyo mpamvu akenshi niba hawe mu agent amafaranga uyu ngo yashobora kukubikira ariko ukaba ufite uburenganzira bw'uko ushobora kugira ahandi hantu udakayaguha kandi umuntu wayabikije ntago ari uyaguhaye. So bisobanuye iki rero? Ni nk'ibyo byo kugira neza byose birangana. Umuntu wagiriye neza singa ngo bari gusubiza ya neza ariko hari igihe umuntu wagiriye neza asigara azi ko wamugiriye neza bikarangira ukazagenda imbere ugahura n'undi utatekerezaga. Rero wa muntu we bifate nko kubitsa no kubikuza amafaranga wagenda sibyo kuko nta kintu byaba bitwaye. Ikindi nkubwire n'uyu ugerageza kugira neza ugerageza kubikora hari mu mutima w'urukundo. Mutima w'urukundo icyo gikwiriye kuranga abantu bagira neza kuko ugize neza udafite wa mutima w'urukundo ntago bimacinga ntago bihura. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga nk'iyo umuntu yibeshya ko yagiriye umuntu neza atari ko yabikoze ni hahandi ngewe Steven nshobora kukugirira neza ariko ntari kubikorana umutima w'urukundo wandusha iterambere muri cya kindi cyiza nakoze nkasigarana ishyari nkasigarana donc umutima mubi
wo kubabara ngo none se Zahabu ngo ko yarari hasi yanjye ngo none namugiriye neza ngo yandenzeho. Bivuga ngo ntabwo nakoze neza ahubwo nari imeze nk'uri kwiyererutse. Rero ni byiza ko umuntu ugira neza agomba kuba afite umutima w'urukundo, akabikorana umutima w'urukundo kugira ngo ananezezwe n'inyungu z'ineza yagiriye abandi. Kuko uramutse utanejejwe nabyo byakugusha. Byaba ari ikibazo. Turi gucishamo. Hari umwana mwiza wavuze ijambo aravuga ngo ntabwo muzi ibyo murimo gukora icyo bari gukora. Bivuga ngo ikintu wakoze wowe ntabwo uzi icyo gikora. Bisobanuye ngo iyo utaramenya agaciro cy'ikintu uri gukora hari ikintu gikora noneho wowe iyo utakiteguye gishobora kugusha cyangwa kikakunezeza. Ariyo mpamvu ibintu dukora ubwabyo nabyo biragenda bikagira icyo bikora. Yego. Niba uyu munsi tuvuge nahereje umuntu ibyo kurya akarya ibyo byo kurya hari ikintu byakoze mu buzima bwe. Ni ukuvuga ngo rero ntago ari ikintu kimwe ubukoze ibintu bibiri kandi biremereye. Rero ntukajya wumva ngo nagiriye umuntu neza ngo namwishyura ishuri ejo yasoza yabona akazi yabaye minisitiri ngo mana yanjye bigatangira kukubabaza. Ni umwanya mwiza wo kwishimira ya neza wagize kuko niyitakora back nka kwako nitwabivugaga ngo ikugarukeho ariko ishimire yuko wa muntu wafashije yageze ku rwego rwiza. Ikindi ari gutanga ubumenyi n'imbaraga ze mu kubaka igihugu. Ikindi umuryango ubayeho neza donc unezezwe n'ibyo. Sibyo se washakaga wowe? Nkuko umubyeyi atagirira neza umwana we yumva ashaka yuko aguma hasi ahubwo akwiriye kuba hejuru cyangwa se agatera imbere. Hahandi niba abana b'umwana wawe babayeho neza ntabwo asabiriza, afite aho atura, afite uburyo agenda donc muri societe buriya mukanya uvuze ikintu gikomeye ndayagitekereza. Wa muntu wagiriye neza abantu 100 uzi ko inyungu z'abantu 100 zimujeho ari umwe nyine. Donc umunezero w'abantu 100 mu gihe babandi bo umwe yishimye ukwe kuko yagiriwe neza ariko wa wundi we back zabaye 100 nyine banazi ko aribo abazi ko ibyo bintu bifatika aribo babifite. Noneho ikindi babana 100 baragenda bakuvuga muri societe kuri umuntu ufite umutima mwiza. Byose birakugarukaho ni ibintu wikoreye wabyikoreye ntago wabikoreye ndi umuntu ni nka kwa kundi nibyo namwe nanze urwo rugero rwo kubitsa amafaranga ubu byikoreye ntago babazwa nuko uyahaye uwo muntu. So rero niyo mpamvu navuga ngo nongere bisubiremo babwire ntugacike intege niba watangiye niba wafashije abantu 100 ongeraho abandi 100. Yego. Ongeraho abandi 100 wongereho abandi 200. Yego. Ntucike intege z'umutima w'ubugira neza muri wowe. Uwo mutima ni waguke ni wande nugere kure ntihagire ikintu kiguhagarika. Ndagira ngo mubwire ngo uko uzakomeza urwo rugendo rwawe usibye no kuba mu isi bifatika tubona tukavuga ngo uriya muntu arasesagura araya ariko reka nkubwire hari ahantu tuba dutandukaniye kuko wa muntu we wawuze umutima w'amahoro. Uzi umuntu uhora ufasha abandi bantu agira amahoro pe menshi hahandi agiye akavati ahubwo akabangamirwa no kuba nta kintu ari gukora. Iyo nta kintu cy'ineza yakoze arababara akumva nyine umutima urahagaze bitagenze neza kubera ko nyine uwo mutima uragutse urafunguye neza. Ariko nawe wumva ikintu kiba kimubabaje ntago ari kimwe na wa wundi ubabajwe nuko hari abateye imbere ntago biba ari bimwe. Rero ibyiza byose umuntu akora cyangwa se ibyiza byose uri gukora ibyiza byose wakorera umuntu ineza yose wagira ndagira ngo mbwire ko buryo utayikoreye ku muntu umwe ibiri gufasha isi yose muri rusange kuko ineza nibifasha isi hari amateka uri kwandika meza ku giti cyawe ariko noneho nk'urugero nk'ubara umuntu wagize uruhare mu buzima bwawe urimo kwiga ariko kungana gutya ushobora kuba ukibivuga. Abantu wahuye nabo ushobora kubivuga nubwo babibwira abantu 3 nabo bazabibwira inshuti zabo. Nukuri inshuti zabo nazo batari umuntu numvishe nabo babibwira inshuti hano uzasanga isi yose izamenya ko hari ikintu hari ikintu cyiza cyakoretse. Erega inshuti bakunze bari Media reka tubabwire ngo wenda iyi topic turi kuganiraho yo kugira neza ariko utarindiriye yuko uwo wagiriye neza akwitura cyangwa se ntucike intege kuko abo wagiriye neza batakwituye. Ntabwo ntekereza yuko wa muntu umwe wagiriye neza cyangwa ryatsinda ry'abantu bigarukiraho gusa ahubwo biragenda bigatemba. Ni nko gusuka amazi agatemba
atagira rutangira. Bishatse kuvuga iki? Iyo si yose uzaba ugiriye neza cyangwa se ibyo wakoze bizatemba ku isi yose, kubera ko wa muntu niba umugiriye neza ari mu Rwanda, nagera muri Amerika azajya yibuka yuko hari umukecuru uri mu Rwanda wamfashije kwiga njyewe byanze, kandi uwo mukecuru we ntiyizi, kandi uwo mukecuru we aracyabayeho mu buzima butari bwiza. Ariyo mpamvu bamwe basigarana agahinda ko kuvuga ngo umuntu wangiriye neza ni gute namwitura ya neza. Uyu munsi umuntu ashobora kutabyumva ngo abyemere yuko wamugiriye neza, ariko nshuti yanjye nagira ngo nkubwire ngo iyo neza wabibye cyangwa iyo neza uri mu biba uyu munsi, uko byagenda kose uwo wayigiriye neza azakomeza byibuka, azabyibagirwa nk'uko Zahabu yabivuze. Gatatu, iyo neza uri kugira izaguhesha amahoro mu mutima, kuko nta muntu ndumva wagize neza ujye ubyicuza avuga ngo nakoze icyaha cyo kugira neza. Wenda yavuga ngo abo nagiriye neza ntibanyituye, ariko ntago yavuga ngo nakoze icyaha cyo kugira neza. Ngo narahubutse. Ngo narahubutse. Rero bakunze ba RFM Media, mukwiriye kugira neza mudatekereje yuko abantu mwagiriye neza bayibagirira. Ikindi, niba ugiye kurekura ugiriye neza umuntu, rekura n'umutima wose, kandi wumve yuko ubikoranye umutima w'urukundo. Ikindi, wumve yuko ibyo urimo ukora bizakubeshaho ubuzima bw'iherezo bwiza cyane. Dusoza rero reka nkubwire ngo ineza ni isoko y'imbaraga n'ubutwari. Icyo ni icyambere. Intwari yavugwa ibigwi byiza binagutse neza byumvikana, no muri Bibiliya biravugwa ngo kuvugwa neza biruta amavuta y'igiciro cy'Isatani. Rero ineza ni isoko y'imbaraga n'ubutwari. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, waba intwari nziza yo kugira neza. Icya gatatu, ndagira ngo nkubwire yuko ineza ihora yisubira. Ineza irisubira, ineza ntabwo irekera, ineza ntirambirwa. Ineza nihora nyine ni more nsubiramo. Ntabwo rero muri wowe niba wahagaritse umutima ukavuga ngo ntabwo nzongera, reka nkwibutse ko burya nta mutima w'ineza wari uri muri wowe, kuko ineza nticika intege. Ntago yacika intege rwose. Yego, ineza irisubira. Rero uwo mutima w'ubutwari, izo mbaraga zo gukotana bikomeze, utitaye ngo bazagusubizamo, bazakwishyura, nagera ahakomeye yazankura mu rugamba, yewe ngo yazagusiga, azaguta, ntazanakwibuka, ariko ntuzarekere uzabisanga imbere, kandi niyo wanapfa utabibonye. Ndagira ngo nkubwire ngo iryo nizyo zina ryiza, niyo mpamvu umuntu bamwita intwari. Intwari rero akenshi ipfira ku rugamba, ntabwo bari mu byishimo, iripfira ahantu nyine. Intwari igaragara mu bintu bikomeye, ntabwo igaragara mu bintu byoroshye by'ibyishimo gusa. Rero wa muntu wifuza kuba intwari, ndakwifuriza kugira ngo ukomeze ubike uwo mutima w'ineza muri wowe. Turabashimiye, awubike cyane rwose. Kandi nanjye nkavuga ngo muntu ugira neza cyangwa se wifitemo umutima w'ineza, nagira ngo nkubwire ngo ubikorane umutima wawe ukunze, udategereje inyungu y'ejo hazaza wowe wagennye cyangwa se wifuza, ahubwo utegereze iyo neza ukora yo izikorera akazi mu bantu wagiriye neza, nibyo bizakunezeza. Nikora akazi mu bantu wagiriye neza rero uzabinezerwa kurusha ibyo wari wakoze nyine by'ineza n'ubundi. So rero ineza y'umuntu ni mutaye gukundwa, kandi neza ukabisanga imbere. Imana umwije bahereza umugisha. Ciao ciao, turabakunda cyane.